Nyagasani Yesu n'abane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu azutse abonekera abigishwa be maze arababwira ati, byari ngombwa ko huzuzwa ibinyerekeyeho byose biri mu byanditswe, ko Kristo agomba kubabara maze ku munsi wa gatatu akazuka mu bapfuye, kandi ko uhereye i Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose bagomba kwigishwa mu izina rye ivyerekeye ukwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha. Ivyo nimwe bagabo bashinzwe kubihamya. Ngeweho ngiye kuboherereza icyo data yasezeranye. Mwebwe rero nimube mugumye mu murwa kugeza igihe muzasenderezwa imbaraga zivuye mu ijuru. Hanyuma abajyana i Betaniya maze arambura amaboko abaha umugisha. Igihe akibaha umugisha atandukana nabo ajyanwa mu ijuru. Bamaze kumupfukamira bagarukana ibyishimo byinshi i Yerusalemu, nuko bagahora mu ngoro basingiza Imana. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Mugire umunsi mwiza wa Ascension. Uyu ni umunsi mukuru wa Ascension. Yesu asubira mu ijuru. Dusabe inema yo kwifuza kuzajya mu ijuru. Akaba ari umunsi tuzirikanaho ko inzira ya muntu, inzira y'ubuzima bwacu itarangirira mu rupfu nk'uko benshi babitekereza kubera kutamenya Imana. Inzira yacu isa n'iya Yesu Kristo, ndetse Yesu Kristo yatubwiye ko agiye kudutegurira umwanya. Iyo dusaba ingabire yo kwifuza kuzajya mu ijuru, aba ari kugira ngo n'ibyo twakoze hano munsi byose bizagire iherezo ryiza. Yesu Kristo rero amaze kuzuka, yamaze iminsi 40 yigaragariza abigishwa be. Yaramaze gutsinda abanzi be, yaramaze gutsinda abamugambaniye n'abamwishe, amaze gutsinda urupfu, amaze kuzukana umutsindo. Iyo ahita ajya mu ijuru ku munsi w'izuka, ntabwo benshi bari gusobanukirwa ibyabaye. Hari n'abari kuzamenya ko yasubiye mu ijuru bakagira ngo wenda yagiye ahunga cyangwa yagiye acitse kubera ibyo yari amaze iminsi aboneye mu isi. Ariko rero Yesu Kristo wari uzi ibitekerezo biri mu mitima ya benshi, yamaze iyo minsi 40 yose yiyereka abigishwa be. Baramubona, arabahumuriza, asangira nabo inshuro nyinshi, ndetse aranabateguza ababwira ko agiye gusubira mu ijuru
kandi ko atazabasiga bari imfubyi, ahubwo azabohereza Roho Mutagatifu, umuvugizi, Roho w'ukuri, Roho uzababwiriza ibyo yababwiye byose, akabaha no kumenya ibyo batari barabashije kumva no gusobanukirwa. Yesu Kristo rero nkuko nabibabwiraga ntiyagiye nk'uhunze cyangwa ucitse, ahubwo yagiye yemye bose babireba, kandi naho yaragiye yari yarahabwiye abigishwa be. Nuko abamarayika bahumuriza abari basigaye bati, uko mumubonye agenda niko azagaruka. Yesu Kristo rero we mbere yuko agenda yasize abwiye abigishwa bati, nimugende mwigisha amahanga yose, mubatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nababwiye byose, kandi nanjye ndi kumwe namwe iminsi yose y'ubuzima bwanyu kugeza igihe isi izashirira. Ibyo Yesu Kristo yasize aduhayeho umurage turabikora muri Kiliziya, turigisha ubutumwa turabukora, ndetse no mu kanya hari abari buhabwa amasakaramentu nk'uko Yesu Kristo yabitubwiye. Kandi ibyo byose turabizirikana, tuzirikana yuko Yesu Kristo ari kumwe natwe iminsi yose y'ubuzima bwacu. Yasize atanze umugisha, kandi umugisha yatanze ntabwo isi ishobora kuwutwambura. Yasize aduhaye amahoro atari nk'ay'isi, ariko amahoro ya Kristo dusabwa gusangira nk'abavandimwe. Nguko rero uko Yesu Kristo yasubiye mu ijuru. Ikindi kibazo twakwibaza ati, Yesu Kristo amaze gusubira mu ijuru hahindutse iki mu butumwa bwe hano ku isi? Hahindutse iki? Ntabwo yasize abantu abasize mu kangaratete abatereranye, ahubwo kugira ngo twumve icyahindutse birasaba ko tumenya ko mbere yuko azuka yari afite umubiri nk'uwacu. Nyuma yuko azukanye umutsindo yari afite umubiri wahindutse umubiri utagikomwa imbere n'inzitizi zo ku isi. Ni nayo mpamvu rero mbere yuko asubira mu ijuru, Yesu hari aho yakoreraga ubutumwa mu gihugu kizwi, ku gasozi kazwi, ndetse abantu bakabaza ngo ageze he, bati uyu munsi ari hariya, bakamusangayo. Aho yakoreraga ubutumwa yaragendaga abantu bakamuherekeza, yajya mu Galileya rimwe na rimwe bakamutangayo, yajya n'ahandi abantu bagakomeza bakagendana nawe. Hari nubwo babaririzaga aho agiye kujya kugira ngo asange barangiye gufata imyanya. Icyo gihe yari afite umubiri nk'uwacu. Ko yari afite umubiri nk'uwacu, hari ingorane twasangira usibye icyaha. Ntiyashoboraga kuba ahantu habiri cyangwa hatatu icyarimwe. Ntiyashoboraga kugera ku bantu bose mu gihe kimwe. Nawe yashoboraga guhura n'imbogamizi z'umubiri wo ku isi, ku buryo iyo yabaga ari kumwe n'itsinda rimwe, wenda bari mu ngoro yigisha, abandi baramutegerezaga bagategereza igihe azagira iwabo. Mbese byari bimeze nka bya bindi by'abayobozi ba hano ku isi, babandi bakomeye bakorera kuri randevu. Iyo urimo kwakira umuntu umwe, abandi barategereza. Iyo usanze akinze uriyakira ukazagaruka,
nuko Yesu Kristo rero nubwo ntawe yasubizaga inyuma, ariko icyo gihe ntabwo yashoboraga kuba ahantu henshi icyarimwe. Amaze gusubira mu ijuru, byaragaragaye ko serivisi yo mu ijuru yo itagira inzitizi z'ibihe n'ahantu. Serivisi yo mu ijuru ntabwo ibangamirwa n'imisozi cyangwa imvura cyangwa ibihe bibi nk'uko bigendekera abantu bafite umubiri nk'uwacu. Serivisi yo mu ijuru nta kiyikoma imbere. Yesu Kristo rero yarazi ibyo byose, niyo mpamvu yasubiye mu ijuru, kandi yabonaga ko ubwo ari bwo buryo bunoze bwo kurushaho kubana na buri wese muri twe. Ku buryo rero Yesu Kristo asubiye mu ijuru ari kumwe natwe iminsi yose y'ubuzima bwacu, kandi nta nzitizi z'imisozi n'amayira zamubuza kubana natwe, nta nzitizi z'inyanja n'imihengeri byamubuza kubana natwe, nta nzitizi z'abagome bamujyana mu nzira y'umusaraba bamuhemukira bamugirira nabi. Ibyo byose yarabitsinze kandi yarabirenze. Ku bubasha bw'ijambo rye n'ubwo ari umutagatifu, Yesu Kristo abana natwe kandi agakomeza akiyoborera kiliziya ye mu nzira y'amahoro n'urukundo, ku buryo nta muntu wakwibeshya ngo agire ngo Yesu Kristo ntahari, ngo agire ngo Yesu Kristo ntareba, ngo agire ngo Yesu Kristo barahuze. Yesu Kristo ari kumwe natwe igihe n'imburagihe, mu bihe ibyo ari byo byose, mu misozi yose, kubera yuko umubiri we wahawe ikuzo ntukigira inzitizi nk'iz'abantu basanzwe. Yesu Kristo ni n'umugenga wa byose, akaba umwami w'ijuru n'isi, araganje kandi nta n'impungenge afite z'icyakoma imbere ingoma ye y'amahoro. Ingoma ye izahoraho iteka. N'abamwanga wenda bakabivuga ku mugaragaro cyangwa ntibanabivuge, nta mbaraga bafite zo kumusimbura mu isi cyangwa mu ijuru. Ntabwo bashobora kumubuza kuba umugenga w'isi n'ijuru, ntibashobora kumubuza kuba umwami w'amahoro, kubera ko za nzitizi zijyana na kamere muntu yarazitsinze kuva asubiye mu ijuru, akaba afite umubiri wahawe ikuzo. Nyagasani Yesu Kristo rero yasize avuze ati, ndi kumwe namwe iminsi yose y'ubuzima bwanyu kugeza igihe isi izashirira. Byo tubisanga muri Matayo umutwe wa nyuma umurongo wa nyuma. Ari kumwe natwe rero ku buryo bwinshi. Mbere na mbere ari kumwe natwe mu masakaramentu, cyane cyane muri Ukaristiya ntagatifu. Niwe uduhuza akadutoza gusangira umubiri we, kabone n'ubwo hari ibindi byinshi byo mu isi twaba tudasangiye. N'abatavuga rumwe iyo bageze imbere ya Yesu Kristo baramuhabwa kandi akabahuza buhoro buhoro, bakagenda barushaho kumva ko bashobora kunga ubumwe n'ubuvandimwe. Yesu Kristo rero turamuhabwa muri Ukaristiya ntagatifu duhabwa, agatura muri twe, akadufasha gutura muri iyi si dutuje, dutegereje n'ibindi byiza biri imbere uko yabidusezeranyije. Ikindi cya kabiri, Yesu Kristo ari kumwe natwe iminsi yose y'ubuzima bwacu mu ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubuzima, ijambo rirema buri wese. Imana yavuze rimwe gusa, nawe uraremwa uravuka. Ijambo rikiza, rikomora ibikomere, ijambo ryubaka ubumwe n'ubuvandimwe hagati y'abana b'Imana, twese tukarifata nk'ifunguro rikadutungira ubuzima, tukarifata nk'isomo
rikatuyobora mu nzira y'ukuri, tukarifata nk'urumuri rikatwereka inzira nziza itari inzira y'umwijima. Muri iryo jambo ry'Imana rero, Yezu Kristo jambo w'Imana wigize umuntu, niwe tuba duteze amatwi, byose niwe biganaho, kandi ijambo ryiza ryose uko tuvuga ngo ni mugenzi w'Imana riba rifite aho rihurira n'ijambo ry'Imana. Ijambo ritandukanye n'ijambo rikiza ry'Imana rirasenya. Ijambo ryubaka rero rigomba kuba rifite aho rihurira n'ijambo ry'Imana, tugahuza n'Imana, tukabona byose uko Imana yabiremye ibibona, kandi tukagira imyumvire ihuje n'amatwara ya Yezu Kristo uko tuyabwirwa mu ijambo rye. Icya gatatu, Yezu Kristo abana natwe mu isengesho. Yezu Kristo yaravuze ati, aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye mba ndi hagati yabo. N'ubu turi kumwe kuko duteranye mu izina rye. Niyo turi iwacu mu muryango remezo duteranye mu izina rye, twumva ijambo rye, tuba turi kumwe. Kuba tutamurebesha amaso y'umubiri wacu, nuko umubiri we wahawe ikuzo, hari ubwo tureba ntitubishyikire, ariko aba ari kumwe natwe. Mu isengesho rero iryo ari ryo ryose, aho abana b'Imana babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ry'Imana, Yezu Kristo aba ahari, kandi aba ahari nk'umukiza, aba ahari nk'umwami w'amahoro, aba ahari kugira ngo amurikire buri wese mu nzira y'ubuzima. Icya kane ni uko Yezu Kristo abana natwe mu bikorwa by'urukundo. Murabyibuka muri Matayo umutwe wa 25, Yezu Kristo yatubwiye ikizamini tuzabazwa ku munsi w'imperuka. Azabwira ab'intungane ati, nimuze ntungane za data, nari nshonje muramfungurira, nari nambaye ubusa mumpa icyo kwambara, nari ndwaye muza kunsura, nari imbohe muza kundeba. Agakomeza ibikorwa by'urukundo. Mu bikorwa by'urukundo rero twahurira na Yezu Kristo ku buryo bw'umwihariko, kabone nubwo tuba tutabizi. Niyo mpamvu intungane zamubwira ziti, ariko se Nyagasani, ko tutabyibuka, ni ryari twakubonye urwaye, ushonje, uri imbohe, uri mu bibazo, ufite inyota, nuko tukwitaho? Ntabwo tubyibuka. Nuko Yezu ababwira ati, ibyo mwakoreye umwe muri bariya bavandimwe banjye baciye bugufi, ni njye mwabikoreye. Nimuze muhabwe umurage mwagenewe kuva isi itararemwa. Ngaho rero ahantu hane duhurira na Yezu Kristo wasubiye mu ijuru ku buryo bw'umwihariko, ni ngombwa ko tubizirikana kugira ngo tutazajya tugira ngo turimo gukora imihango y'idini gusa. Tuhahurira na Yezu Kristo ku buryo bw'umwihariko. Ntabwo aba ari imihango y'idini nko kurangiza umuhango. Ni hane nababwiye, ahambere ni mu masakaramentu, ariko cyane cyane muri Ukaristiya ntagatifu. Aha kabiri ni mu ijambo ry'Imana. Aha gatatu ni mu isengesho dusangiye n'abandi mu ikoraniro cyane cyane. Aha kane ni mu bikorwa by'urukundo. Dusaba Imana rero kugira ngo Yezu Kristo wasubiye mu ijuru ariko agakomeza kubana natwe iminsi yose y'ubuzima bwacu, dukomeze tumugororokere, ntitukarangazwe nuko tutamubonana umubiri nk'uwacu, ahubwo tujye duhora tuzirikana icyo yatubwiye ko ari kumwe natwe, kandi aho duhurira niho tuba dufitanye nawe randevu ikomeye. Ntitugaye twica randevu dufitanye na Yezu Kristo. Igihe cyose tubitunganyije tuba turushaho kuba abatoni b'Imana, kandi Imana izabiduhembera. Kristo Yezu akuzwe. Urero hakurikiyeho amasakaramentu. Nabibabwiraga ko mu masakaramentu Yezu Kristo
tuhahurira. Ubwo rero aba bana bacu bafitanye na Yezu Kristo randevu ku masakaramentu nibahaguruke bigira imbere. Turahera kuri batisimu.